muzehe turagushimiye kandi tuguhaye ikaze kuri byose ahabona TV nkuko wabitwemereye watubye ko ugenda ushaka ahantu hari ubutumwa bwiza wangiza ukaturya karati bana banje muze muhe cyangwa se muze mbahe impamba y'umunsi muze baha amazi yo kunywa maze mubone uko mukomeza urugendo turagushimiye muzehe nicyo watubwira mbere ko twumva uyu mwigisha ndumva yanatangiye ndagira ngo noneho ugira icyo watubwira kugira ngo noneho tuze gutangira n'abantu bumvishije impamvu uyu munsi tuje hanga kugira ngo twumve ubutumwa bwiza waturarikiye. Mvuge byatangiye se nta kibazo. Yego mwavuga nta kibazo muzehe nta kibazo. Reka mvuge noneho. Muraho neza nitwa Uzema Kweli imyaka mfite 83 ubutumwa bwiza muri iyi minsi bwarabuze. Hari igitabo kimwe kirimo indirimbo umuririmbyi yaririmbye avuga ngo najyaga njya ku iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane ngo ariko ngo naba ngiye kunywa agakamugo ariko hakagira undi muhanga wamwungirije avuga ngo ariko none ubu ni Yesu maze wenyine nta rindi zina nemera none ni Yesu maze wenyine ariko harimo amagambo avuga ngo najyaga njya kuri ry'isi mfite inyota nyinshi cyane naba ngiye kunywa agakamugo arakomeza aravuga ngo nta wundi none ubu nonaha ni Yesu maze wenyine nari nzi ko bivuga mu myaka nk'iyi bitazasohora ariko nibyo bisohoye aho usigaye ujya mu rusengero kugira ngo utore amazi yo kunywa yagufasha mu gihe ukayabura. Abana b'ubu ntago bacigisha inyigisho nziza y'ubutumwa bwiza ahubwo barigisha inyigisho bigaragara ko hari bimwe mu bintu bitakurira abantu kuri Yesu ari ukuvuga ibitangaza byabo byababayeho aho kuvuga ibitangaza bya Kristo Yesu kuko nicyo yaduhamagariye. Bana banje mwese rero ndashimira uyu musore ukiri mutoya ukora byose ahabona TV ujye ubwira ati muzehe ndubona amagambo akomeye nk'aya ngaya ujye uyagezaho maze nyashyikiriza abantu babuze ijambo ry'Imana. Uyu mugore rero ngiye kubaha narimo nigendera baramubwiye menya ahantu ari bubwirize njyayo bamwita niyo mufasha Louise niyo mufasha n'umukora ubwiriza ubutumwa bwiza bwo guhumuriza abantu kandi bucana abantu kuri Kristo Yesu. Ndabararikira kumva mu butumwa bwiza naho kuko mwami Yesu Kristo nako kuri hafi nimwitegure. Murakoze cyane Imana ibahire kandi bahe umugisha. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha namwe kandi ibahire ibahe umugisha. Reka noneho dukurikirane neza 5 ubutumwa bwiza twabararikiye uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Shalom. Inshuti nzima umugabo witwa Dawidi Imana yamuhaye Yonatani maze Yonatani aba umuntu muzima kuri Dawidi. Yonatani akabwira Dawidi ati inshuti yanjye data arakwanga arashaka kukwica ngo nzaba umwami mu birori biza kuba ntuhahinguke umbabarire ntuze data atakwica. Yahaye Dawidi Yonatani iguhe Yonatani. Nawe ukiri umuntu mufatanye umubabaro mufatanye ibyishimo yarabinkoreye nanjye nawe tunezeze umuruzi. Imana ifite abantu nubwo wigunze nubwo ubayeho wenyine nubwo ugira ngo nta bantu bandi bakiri uri gutaka nka Eliya ndagira ngo mubwire ko Imana ntabwo yatuma umuntu wayo ahorana umubabaro ngo agende muri iyi nzira ari wenyine. Ntabwo ariko byagenze kuri Mukristo. Buri gihe Imana yajyaga imuha umuntu baterana imbaraga bagafata urugendo rwo kuva Gihenomu mu mudugudu w'irimbukiro bakerekezanya ku mudugudu Siyoni. Izina ry'Imana nirishimwe. Nasomaga ubuhamya bwa Byiringiro maze Mukristo na Byiringiro bari kugendana mu rugendo bagera mu mazi maze bayagwamo. Mukristo
ndabona ku rurembo Siyoni ntazagerayo, ndumva rwose amazi agiye kundengera, cyakoze wowe shika mukomere uzagereyo. Ariko byiringira mu muntu muzima kuri mu Kristo, izina ry'Imana rishimwe. Haramubwira ati komera, ngwino mufate ukuboko, ntabwo ndagusiga muri aya mazi, ngwino tujyane tuzagera nayo. Barayakogagiye basanga hari utuye two gutarukiraho, narababonye bageze ku mudugudu Siyoni. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iyo ahuje mu Kristo na byiringiro, yamuha undi mubyeyi utameze nka wa wundi waguhemukiye, yamuha inshuti nziza. Uwiteka guha umuntu wo uri mu bwigunge ugiye guturitswa n'umubabaro. Niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Mu gihe turi kubaza Bibiliya niba imfatiro zisenywe ikintu umukiranutsi yakora, ndagira ngo banyweshe imiti itanu. Iyi miti yarambuye, namwe Uwiteka yibavurishe. Umuti wa mbere, urufatiro nirusenyuka, ibintu nibigenda uko utari ubyiteze, ibintu nibiguhindukiraho umuntu w'Imana, ntukabure ukuntu bigenza, ntukayoberwe icyo wakora. Ikintu cya mbere uzakora, umuti uzanywa kandi nzi neza kuvura neza, uzakunde Yesu. Uzamukunde, uzamugira inshuti y'amagara, uzamwiyegereze, uzamuganirize kenshi, azakuvura umubabaro. Dore ukuntu inshuti zibana. Mbese inshuti ziraganira, inshuti ziraganira, nawe icyo umuganiriza, ndagira ngo mubwire uburyo wamuganiriza. Utajya nakingura icyumba, nkateramo intebe ebyiri, icyumba nkagikinga, mwicara ku ntebe imwe, nkamubwira ni wakuze kubera hose icyarimwe, nzi ko turi kumwe muri iki cyumba, ukamusukira amaganya yawe, ukamubwira byose ku murongo bikugoye, ntabwo azakunda ubusa. Inshuti ziraganira, muganirize, kiguturitse ubwonko. Ndagira ngo mubwire ko buriya wafata n'ikaramu, ajenda zanjye zirimo utubabaro twinshi. Iyo mbonye rusenyutse, iyo mbonye runyeganyeze, iyo mbonye umwanzuro byivanzemo, nkora agakaramu nkamwandikira, maze amaganya yanjye nkayuzuza ku rupapuro. Kandi nagiye mbona yarabisomye, yaranshubije, izina rye ririhabwa icyubahiro. Mugire inshuti, mubanyire nk'uko inshuti zibana, muganiriza utoba uvuga amagambo, abari iruhande rwawe baguteze amatwi, kandi ntabwo azakunda ubusa. Mwandikira azabisoma, mwandikira azagusubiza, kiguturitse umutima bibwire Yesu. Ndashaka kubonesha umuti wa kabiri, ikintu umukiranutsi yakora. Imfatiro bigenze gute? Imfatiro zisenyutse. Urufatiro nirusenyuka, nubona ibintu byawe bigenze uko utabiteganyaga, ikindi kintu uzakora, uzizera Imana. Haleluya. Abantu bagiye bahemukirwa birangira, abantu niba bizera n'Imana niba yiringira, ariko Imana yo uzayizera. Imana yizere, yigirira icyizere, kwizera kwayo nikukure, nikuzamuke, kandi inshuti nukuri uyu muti uzawunywe, Imana uzayizera. Nzi imfubyi zayizeye, zitawe n'ababyeyi ari duto cyane, maze Imana irazonsa, Imana irazambika, Imana izirihira amashuri, ubu ni ababyeyi b'abandi bana. Turashima Yesu, haleluya. Imana uzayizere. Nzi abapfakazi bayizeye, maze Imana bamaze kuyiringira, ubu barambara, bakandika niba bati, bararya nibaburara, bagaburira n'abandi, bajya bagira n'akanya ko kumwenyura, kuko biringiye Imana. Imana izayizere. Nzi abarwayi bayizeye. Wabwira uti ukuntu muganga akubwira urwaye indwara idakira, indwara idafite umuti, indwara itagira urukingo, kuyimara n'imyaka 30, ni ukubera icyo utapfuye, ni ukubera Imana. Imana uzayizere, haleluya. Uzayizere, nirusenyuka, nirunyeganyega, umwanzi niyivanga mu byawe, uri umuntu w'Imana, uziringira Imana. Ndagira ngo mbabeshe umuti wa gatatu, urufatiro nirusenyuka, ntukabure uko ubigenza, uri umuntu w'Imana.
umutima wa gatatu imfatiro nizisenyuka ibintu nubona byazambe uzasenge. Haleluya. Uzasenge. Reka babwire ukuntu Niniwe byagenze basenze. Imana yahamagaye Yona ngo umutume Niniwe, yanga kujyayo, urufi rurarumira. Urufi rumurutse imusozi, Imana imuha amahirwe ya kabiri yongera kumutuma Niniwe. Maze igihe yari ageze Niniwe Yona abwiriza ikibwirizwa cy'agahimano. Baravuga ngo mbwiriza ibibwirizwa bigufi, ariko Yona aranditse. Yageze Niniwe arababwira ngo hasigaye iminsi 40 Niniwe hakarimbuka. Umuhungu azingirita barataha. Ni kirekire. Ubu bamwatasha bajya mu rugo mugezeyo. Hasigaye iminsi 40 Niniwe hakarimbuka. Umuhungu azingirita baragenda. Ntababwiye icyo bakora, ntababwiye uko babigenza. Maze umuhungu arekeraho kuvuga, ariko inkuru isanga umwami muri bwami. Inkuru igeze ku mwami, ahaguruka ku ntebe, maze yambaye imyenda ye. Umwami Niniwe yambara ibigunira, umwami yisiga ivu, atumaho abakuru b'intebe, arababwira ati nimumanuke, nimugende mujye mu bantu, mubwire abantu bose bambara ibigunira bisiga ivu, kandi n'amatungo mubigenze gutyo. Abwira abategetsi ati mubwire abantu ntihagire umuntu urya, ntihagire umuntu unywa, amatungo ntarishe, n'amazi nimuyayahe, mureke dutakambire Imana turebe, ahari wenda yakwigarura ikabagabanya umuzishinya w'inkazi yari idufitiye ntiturimbuke. Niniwe barasenga. Bagira bate? Barasenga. Maze muri Yona igice cya 3 umurongo wa 10, Uwiteka arebye ukuntu abantu bahindukiye bakareka inzira zabo, arigarura. Areka areka icyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Izina rye rishyirwe. Niniwe basenze, Uwiteka arigarura, areka icyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Urufatiro nirusenge uzasenge. Ndashaka kubabwira ikintu cya kane. Undi muti wawe imfatiro bigenze gute? Imfatiro uzasenge. Imfatiro nizisenyuka, aho kurira ujya uririmba. Haleluya. Ujya uririmba. Naririmbaga indirimbo imwe, naririmba n'iki watanze yewe mwana wa Damu. Naririmbaga mu gitondo na saa 6 na nimugoroba, maze kubera guhora ndirimba indirimbo imwe, Imana ingirira neza ishyira n'izindi nyinshi mu bwonko bwanjye, ndaziririmba nkaziha n'abandi makorari bakaziririmba. Urufatiro nirusenge kuzaririmba. Ndashaka kubabwira Satani n'abadayimoni ntibashobora guhagarara iruhande rw'umuntu uhimbaza Imana aririmba. Haleluya. Imfatiro nizisenyuka, umwanzi nagutera, uzaririmbe. Satani n'abadayimoni barahunga, uzaririmbe. Imfatiro nizisenyuka, uzaririmbe. Uzaririmbe. Reka mbabwire icya 5, ni nacyo cya nyuma. Urufatiro nirusenyuka, muntu w'Imana, twabivuze no ku mugoroba washize, iyi rufatiro rusenyutse ugomba kwihangana. Nta muntu w'Imana utihangana. Abazasoza urugendo bose bazaba ari abagabo n'abagore b'intwari mu kwihangana, bazaba ari abasore n'inkumi bihangana, bazaba ari abakecuru n'abasaza bihangana. Kandi isomo ryatubwiye mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa 15, Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyasezeranijwe. Nawe uzihangana. Uzihangane. Niyo minaniro y'abantu b'Imana. Iyo urufatiro rusenyutse, uba ugomba kwihangana. Abantu bari baza batari kugura bibi, uzi imyaka ishize, uzi ikigeragezo cyane imyaka kiramaze, uzi igihe gishize, ubu se tuzihangana tugeze ryari? Mu isomo ryatubwiriye muri Yakobo mu gice cya 5 umurongo wa 7, ngo bene data mwihangane kugeza aho umwami wacu azaza. Matayo igice cya 24 umurongo wa 13, isomo riravuga ngo wihangane akageza imperuka niwe uzakizwa. Nibyo imfatiro zarasenyutse. Wewe ikintu wakora, uri umuntu w'Imana, uhora wibaza uti mbigenze nte? Ariko ibyahise igice cya 2 umurongo wa 10, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, Kristo azaguha ikamba ry'ubugingo. Twibazaga ikintu umukiranutsi yakora, imfatiro bigenze
imfatiro bigenze gute zisenyutse ahubwo dore ikintu umukiranutsi akora imfatiro zisenyutse niba hari umuntu zasenyutse yo zarasenyutse baramubwira bati intama zawe n'abagaragu byose barabitwara baramubwira bati ingamiya zawe n'abashumba birarya abana bawe 10 barapfuye umva maze yo bahura n'igihombo ku rwego wowe utigeze ugeraho nzi ko wenda nawe wahombye ariko nta muntu wari utunze nkayo maze ibintu bimushirira hasigara ahagaze wenyine ariko umukiranutsi yamenye icyo akwiriye gukora ifatiro bigenze gute ntabwo hagiye ibintu gusa umubiri ufatwa n'ibishute umuntu w'Imana akomeza kuba umuntu w'Imana ndagira ngo wibaze umuntu mubana mu rugo umuntu muryamana mu buriri ari umukinege ari ukubwira ngo reka Imana wipfire ariko Yobu igice cya 13 umurongo wa 15 umuntu w'Imana amenya icyo akwiriye gukora ifatiro zisenyutse aravuga ati nubwo Imana yanyica nzakomeza yiringire ntabwo yiringiye ndetse yo baravuga ngo nubwo bimeze bityo nubwo bimeze bite biteze nubwo abana bapfuye nubwo ingamiya zagiye nubwo abashumba babyajyanye nubwo rwari bishute nubwo imfatiro zanjye zose zasenyutse inzira zanjye nzazikomereza imbere yayo nzakomeza nk'umuntu w'Imana haleluya nguko uko umukiranutsi akwiye kwitwara imfatiro bigenze gute nizisenyuka uzakunda Yesu nizisenyuka uzamwizere kandi nizisenyuka uzasenga nizisenyuka uzaririmbe kandi nizisenyuka uzihangane Imana iramwesha iyo miti niba hari n'indi yagukiza ikakugabanyiriza umubabaro Uwiteka yikumvurishe mu izina rya Yesu ndabizi neza ntabwo Imana yamaze kubabwirira ijambo hatari abantu bahora n'umubabaro baryama ntibabone ibitotsi bagenda bivugisha mu nzira bahora kwa muganga batonze umurongo bagiye gutora ibinini bigabanya agahinda gakabije niba ariyo mibereho yawe uyu mwanya ukoresha utambukuze dusenge Imana yatwomoye ingoma ikatugabanyiriza umubabaro nawe kugirire neza haleluya niba bahari bazi tubasenge maze Imana yagabanyirije umubabaro nawe bigukorere ndabona kamekenya amenyo abo tuvukana bandita Satani kwishima narabyibagiwe ndakana gato karwanya ifu ariko Uwiteka yamaze umubabaro izina rye rihabwa icyubahiro niyo zasenyutse amahomere abambonye barabizi Imana yacu irobora Imana iguhigisha niba zarasenyutse ngwino uhungire ku Mana tugusabire Imana iguhigisha nundaze nibikunda turabigukorera nawe nimuharuze Imana yacu imamubabaro Imana yomora inguma ahari wenda agahinda kawe karaturuka ku byaha utihanye uyu mwanya wawukoresha ukereka Imana kwiyeguriye nikubabarira ibyaha birakomora n'inguma birakugabaniriza umubabaro Imana iguhigisha patiro zarasenyutse abantu bagenda zarasenyutse niba ariko bikumereye hongera ku Mana iguhigisha hamuze umubabaro wawe ariko Imana irahari ibabarana natwe igihe tubogoza amarira ibiri iruhande rwacu cyane igihe twihebye twahemukiwe twahombye twarwaye ibiri kumwe natwe Imana iguhigisha Imana iguhigisha koresha uyu mwanya niba hari n'ibyaha bikurega nabyo bigutera umubabaro uhaguruke wiyegurire Imana iguhigisha kubabona mutera intambwe muza birantera kubanezererwa Imana iguhigisha Imana yacu ni Imana yomora ingoma Imana iguhigisha niba nawe ariko baririmbye indirimbo tukaririmbira abantu b'Imana bari gusanga Yesu ukabamara umubabaro niba ririmba indirimbo ari ijana nta nshuti nziza nka Yesu nta nshuti nziza nka Yesu zazindi zaravuye mu kihe ariko we ntiyabikora baba bicishije ibanga bararimenya ariko we ntiyakuvamo ngwino mwiyegurire ni amahirwe kumwizera Imana iguhigisha Imana iguhigisha
cyagiye tubabaye dufite ishavu nibyo udutekereza kwiyahura oya wikwihemukira wiyahura adusohoza Imana irakugisha Imana irakugisha nitugira ishavu ryinshi tukababara rwose gutera ubwoba tubwiringire Imana irakugisha nta wundi wabidukiza Imana irakugisha arabizi ko turabanyabigenge cyangwa isunga nitugira ijambo ryinshi niba nawe hari umbabariro uhaguruke nimuhora n'umubabaro niba zarasengutse niba utajya kumenya uko ubigenza niba tumushyire mu biganza by'Imana Imana iguhe umuvuzi niba kugira ruhuka wisunga umwami Yesu ntabwo azaguha we ntabwo yakuburira umwanya Haleluya muhomeka amaso dusenge Mwami Imana yacu ikomeye izina ryawe nirihimbazwe uri umubyeyi wacu uri inshuti yacu nziza ndagushima ko watugiriye neza nubwo twagiye duca mu bihe bitatworoheye nubwo impapuro zacu zasenyutse nubwo izisigaye zinyeganyega Mwami ndetse nubwo twabiguhererejeho ntabwo waduhaye ntabwo waturetse wakomeje kutwimana waduhagazeho niyo mpamvu turi hano izina ryawe nirihimbazwe ndagushimira yuko wangiriye neza umutima wanjye wenda guturitswa n'umubabaro wanyohereje umubabaro izina ryawe nirishyizwe hejuru abakobwa n'abahungu bahagurutse bemeye yuko bagucumuyeho igihe impapuro zabo zari zisenyutse babiguhererejeho babaye nka Nawomi bamwe baravuze ngo wabanguriye ukuboko kubarwanya bagize ngo niwe wateje ibisharira nyamara ntabwo ari wowe wagize utyo umwanzi niwe wagize atyo bahagurutse bihana ngo bababarire Mwami wacu kandi ngo ubwo uri Imana yo muri nguma ubwo uri Imana itunyurizamo waravuze ngo ntabwo wifuza yuko tubabara iteka abafite agahinda kenda kuba turitse umutima uborohereza umubabaro banyurizemo ubahe ibyo kumwenyura ubagirire neza abo umwanzi yateje ibihombo uwiteka ubagenderere niba buri icyo barya niba buri icyo bambara ari abana bawe Dawidi yaravuze ngo ntabwo arabona umuntu w'Imana aretswe abana bo ntubareke ndakwinginze bagiye bahemukirwa none Imana ntibayizera n'abantu ntibabizera abantu babaye bari banyakamwe bararira bakakifasha nta kintu kibanezeza kandi Uwiteka ufite abantu mu isi batapfukamiye Bali wabibwiye Eliya wahaye Mose umuha uwo bagendana ndakwinginze ngo abikunze ubashakire inshuti nziza ubaha abantu bazima ubaha abantu babumva ubagirire neza maze mu gihe turindiriye impanda y'Imana iri hafi kuvuga ni ukuri uborohereza umubabaro ndakwinginze ngo n'abasigaye bicaye n'iteraniro ariko imitima yabo yuzuyemo umubabaro ubagirire neza batabara barengere nijoro nibaryama babona ibitotsi umutwe uhora ubarya uworoshye uri Imana irema bikaba uri Imana itegeka bigakomera ugira icyo ukora ku bana by'umwihariko abahagurutse bakaza imbere y'iteraniro buri mutima icyo kwifuza ubufasha ugukeneyeho n'ubusezerera amazi abahagizwa n'ibyaha bakoze ubakize urubanza rw'amategeko ubizeze imbabazi zawe
buri wese umugirire neza kandi ndakwinginze iyi miti niba yabavura uyibavurishe niba waba banini uri Imana ishobora byose nzanezerwa no kubona ubuhamya bwa bene data bavuga bati turumva umutima uguwe neza ubagirire neza ubakomeze nzi ko tukiri mu isi irimo umwanzi na Satani ariko ujye urwanirira ku ruhande rwabo baneshereze mu izina rya Yesu.